hari inyangabiramo zigira gutya ugasanga zigiye nko mu myaka y'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside umwaka wa 1994 zigatema imyaka, zigatema inka, zikamutera ubwoba, zigatera amabuye hejuru y'inzu. Ibyo byose ni bimwe mu byangiza ubumwe bw'abanyamashuri. Ibigo by'amashuri mwirinde ivangura rishingiye ku moko. Abanyeshuri mwirinde kuvuga ngo uyu ni umututsi, uyu ni umutwe, uyu ni umuhutu, twese turi abanyarwanda, nicyo cyiza. Abarimu mwibuke ko abanyeshuri ari bamwe. Abanyeshuri nta munyeshuri w'umututsi, nta munyeshuri w'umuhutu, nta munyeshuri w'umutwa. Abanyeshuri bose ni abanyarwanda. Nicyo gifite agaciro. Gifite agaciro nuko umunyeshuri w'umunyarwanda kuruta uko yaba umwe muri abo. Amateka ntakwiye kuduherana ngo twicwe n'agahinda, ahubwo tuba dukwiye kuyigiraho. Ibihe byiza nshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, turakunda kandi nako bizabona nta impamvu nimwe yatuma tutabikora. Ngiye nitwanshimye Imana Simeon, nk'ibisanzwe rero umunsi ku munsi tutafitiye inkuru zitandukanye, tutafitiye ubukungu, imyidagaduro ndetse na politiki. Turangwa n'ubudahemuka, kubinyangamugayo ndetse no kwicisha bugufi. Nibyo byonyine bishobora gufasha umuntu kugira ngo iterambere rye n'ubuzima bwe bwa buri munsi bigende neza. Iyo bitagenze uko nguko n'ubundi umwana w'umuntu aba ari mu mazi abira. Rero kwisanzwe muri bisiko turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Ni umwanya wo kwitekerezaho, ni umwanya wo kwibuka twiyubaka, ni umwanya wo kwiyunga, ni umwanya wo kongera guhinduka bashya. Remember to renew and to remember, unit and to renew. Urumva ko kwibuka, kwishyira hamwe, tunivugura cyangwa se twiminjiramo agafu cyangwa se icyo nakita kwiyubaka. Iyo bavuze rero kwiyubaka, abantu benshi bakwiye kubitekerezaho ku buryo runaka cyangwa ubundi. Kwiyubaka ni cyajye nyine hari ibyagushegeshe, uba ukwiye kugerageza guhangana nabyo ku buryo bitagusenya, ukitoza mu by'ukuri kwifatanya n'abantu bose, kwifatanya n'abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Ukirinda ibikorwa ibyo ari byo byose byakubibamo ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa byayigushoramo, ukarwanya wivuye inyuma buri wese ushobora kugira uruhare mu gukwirakwiza no kuzana ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma rero muri iyi minsi icyo dukwiye kwirinda kubangamira, guhutaza, kurwanya, kubabaza, kuvuga amagambo akomeretsa, tubibwira abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Birumvikana ko dukwiye kuba maso nyine. Nta nubwo ari uyu munsi gusa, mbere yo kwibuka na nyuma yo kwibuka, ibyo nibyo biba bikwiye kuturanga. Dukwiye kugenzura niba mu by'ukuri ibyo abayobozi batubwira niba ari ukuri cyangwa se ari ibihuha cyangwa se bari kutuyobya. Abayobozi benshi bajya bakunda kuyobya abantu, rimwe na rimwe ugasanga ni bamwe mu bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, ni bamwe mu bacakubiri muri rubanda ku buryo buziguye cyangwa se ubutaziguye. Reka navuge ku buryo buziguye. Ku buryo buziguye ni nk'uko akunda umuyobozi ashobora kugira imbwirwaruhame akabwira abaturage ati uyu nguyu n'uyu, mu by'ukuri ukumva ari guca abantu mw'ibice agamije kubiba amacakubiri muri bo. Hanyuma ku buryo butaziguye ni ibikorwa umuyobozi ashobora gukora mu by'ukuri ugasanga bamwe arabatonesha ku buryo bw'ibanga cyangwa se butari ubw'ibanga. Urugero, umuyobozi ashobora kuba arya ruswa, abantu akabaka ruswa agahabwa umushahara, ariko mu guhabwa umushahara ntumunyure cyangwa se agakomeza kugenda ashaka izindi ndonke ku ruhande. Izo ndonke zose agenda ashaka ku ruhande zishobora kuguca ubumwe bw'abanyarwanda, kuko hari serivisi igihugu kigenera umwenegihugu ku buntu. Urugero nka serivisi ya Shisha Kibondo, urugero nka serivisi yo free education to every student. Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri abanyarwanda baba bagiye bagenerwa ku buntu. N'urugero natangaga, iyo rero umuyobozi afashe umwanya nk'uwo nguwo, ibyo ngibyo agatangira kubibyaza umusaruro akoresheje ububasha ahabwa n'amategeko, ibyo ngibyo bishobora guca ubumwe bw'abanyarwanda, bityo bigatuma abantu banga igihugu. Abayobozi bashobora guhutaza abaturage, abayobozi bashobora kwangisha ubuyobozi abaturage. Ibyo byose bikaba byakurura byakangiza ubumwe bw'abanyarwanda.
rero dukwiye guharanira buri kimwe cyose cyatuma dukomeza kunga ubumwe, gufatanya, kugira ngo mu by'ukuri igihugu cyacu aricyo u Rwanda bitera imbere. Si ibyo gusa, dukwiye nanone kwitanga ni iki? Kwigomwa, tukigomwa umwanya wacu, tukita ku bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu by'ukuri ibyo byose tukabikora kugira ngo bumve ko atari bo bonyine. Hari inyangabirama zigira gutya ugasanga zigiye nko mu myaka y'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, zigatema imyaka, zigatema inka, zikamutera ubwoba, zigatera amabuye hejuru y'inzu. Ibyo byose ni bimwe mu byangiza ubumwe bw'Abanyarwanda. Dukwiye kuba maso rero, tukagerageza kuba umwe w'Abanyarwanda, tukunga ubumwe, tukagira icyerekezo kimwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Uyu munsi dufite ibikorwa remezo, dufite amashuri, dufite amavuriro, dufite ubuyobozi, dufite umutuzo. Ibyo byose nibyo dukwiye kubyaza umusaruro kuruta ibindi byose. Ibigo by'amashuri mwirinde ivangura rishingiye ku moko. Abanyeshuri mwirinde kuvuga ngo uyu ni umututsi, uyu ni umutwe, uyu ni umuhutu. Twese turi Abanyarwanda, nicyo cyiza. Abarimu mwibuke ko abanyeshuri ari bamwe. Abanyeshuri, nta munyeshuri w'umututsi, nta munyeshuri w'umuhutu, nta munyeshuri w'umutwa. Abanyeshuri bose ni Abanyarwanda. Nicyo gifite agaciro. Igifite agaciro ni uko umunyeshuri w'umunyarwanda kuruta uko yaba umwe muri abo. Amateka ntakwiye kuduherana ngo twicwe n'agahinda, ahubwo tuba dukwiye kuyigiraho, tukibuka, twiyubaka. Mukomeze mugire amahoro aturuka ku Mana. Njye nitwa Nshimyimana Simeon. Niba wumva bigushishikaje, ushaka ko ibiganiro byacu bikomeza kukugeraho, kora like, subscribe, maze ibiganiro byacu bisangize rubanda. Mugire amahoro aturuka ku Mana.